barambwiye ngo mvuze igishuba zikomba mbakomerekeje ariko njye nabaye cy'imyaka 10 sha umva sha aho wavuye ugasu nugukubita ka wizro kandi nabonye niyo uva mu nzijya mu yindi ni karekare uzi ko nta muntu ukubona nk'utaracanganyikiwe. Ese wari uzi ko wagenda ugakuba amasafuriya neza Imana ikabikoreramo? Mbabarira wibwire ngo nanjye ntyaje imyambi nje guhora, nje gukubita babiraseho, nje gucuranura ibyecuramye, nje gukubita abarozi babagendaho, nje kuvuguruza imigambi y'incakura, nje gukuraho ya magambo babavuze, nje kuvuguruza imigambi y'abantu, nje gukuraho ubushomeri bwigize karande, nje gukuraho uko kwambara ubusa, nje gukuraho iyo nzara, nje gukuraho ubwo bukene, nje gukuraho icyo gisozoguriro, nje gukuraho hagati muri twe ucecekesha amajwi yose yandi, ureke mu mitima yacu wumvikana ijwi ryawe rikomeye kandi rikora imirimo n'ibitangaza hagati muri twe. Gumya kuganza no gutegeka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndabaramukije mwese, murambura ibiganza turamukanye. Hari icyo, haleluya. Mwongere mu birambure, hobe hobe. Ndabaramukije, mbahaye intashyo z'ibujumbura, narindi bujumbura. Ndabaramukije cyane, bene so bibujumbura barabaramutsa. Nakunze bujumbura cyane, n'abantu beza cyane bakunda abantu cyane. Ndabaramukije rero, namwe w'Imana izacira inzira zasure abantu b'i Burundi. Kandi ni umukobwa wo muri urugo, ni umukristo wa hano muri iri torero rya Rwamara Sejera. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse, ryanditse mu buhanuzi bwa Yeremiya ibice 51 umurongo waho wa 11. Turaza gusoma no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice nacyo ndakibabwira. Dusome twihuse muri Yeremiya 51 umurongo wa 11. Umwe wonyine aravuze ngo ni mutyaze imyambi mutware ingabo muzikomeje, Uwiteka yabyukije imitima y'abami b'Abamedi kuko imigambi ye iri kuri Babuloni ngo harimbure, kuko ari uguhora k'Uwiteka ahorera urusengero rwe. Imana itugirire neza. Ayo magambo murayumvise se? Reka nsubiremo. Ni mutyaze imyambi mutware ingabo muzikomeje, Uwiteka yabyukije imitima y'abami b'Abamedi kuko imigambi ye iri kuri Babuloni ngo harimbure, kuko ari uguhora k'Uwiteka ahorera urusengero rwe. Imana ishimwe cyane, komera Imana mu mashyi. Turebe urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice byaho, igice cyaho cya nyuma. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ni igice cya 16 umurongo waho wa 20, ariko nifuje cyane ko dora kwa 19 havuze ngo iyitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye ku bantu bose, nicyo gitumye mbishimira, ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukababaswa mu bibi. Imana nyiramahoro awaca akarongo izamenagurira Satani munsi birenge byanyu bidatinze, amen. Hanyuma rero nazanye nge w'ubuhanuzi, murabizi iyo ndi bubwirize ndavuga ngo nje kubwiriza.
kwigisha byo ntabwo njya mvuga ngo nje kwigisha cyane. Hanyuma niyo ndi bube nje nzanye ubuhanuzi ndavuga ngo nge naje guhanura. Rero nazanye ubuhanuzi ariko bufite ikintu bubumbiyemo kimwe kivuga ngo Imana ije kuguhorera. Imana ije mbabarira wibwire ngo Imana ije kumporera. Nahoze nsetsa abantu nabwirije mu minsi 2 ishize ndi kubasetsa ukuntu hari igihe njya niha wawu murayibona kakana abantu bose bavuga iyo ibintu bibaye byiza ukumva umuntu avuze ngo wawu mujya mukumva njye bararo njya nkiha. Hari igihe ndeba nkabona ndabyutse umwana umwe ariho arakurura hano mama nta mukate, ubwo umugabo nawe yagiye nashuguritse ibindi, ubwo amatorero ari kumpamagara, ubwo ama message abonsengera, ubwo duhinja, ubwo abaturanyi byose nkabona nabihagarizemo gitore. Nageza nimugoroba nkajya mvuga ngo Esther wow good job. Reka nkubwire urugendo rwo gukunda rutangira mu kwikunda. Komeza wisuzugure, witesha agaciro cya shitani kiraho hafi kugira ngo kigusye kikunogereze. Ariko niba wumva hari ikintu Imana yagushoboje gukora, hari akavuyo wabonaga kari gahari kenshi mu buzima, hari ibintu wabonaga bimeze nk'imisozi, ukabona Imana ibikunyujijemo, jya wicara rwose uvuge uti kandi uvuga izina ryawe Claudine wow, Chantal wow, Andrea wow, sibyo? Ariko uzi kuba ufite 1000 ufite abantu 5 ukagikuramo ibiryo bakarya ukabona barahaze, jya wiha wawe rwose. Nukuri kose uri umugore w'intwari, bene iyo mibare iri muri mwe. Ariko Imana yo mu ijuru igize ahari muwe ikahuzuza. Imana yo mu ijuru igigeraho umuntu atagera. Mbabarira urutere haleluya, ushimira Imana y'imbaraga, Imana idushoboza ibyo tutashobora, Imana itwigisha, Imana iduhumanura aho twahumanijwe n'abantu, Imana itubohora imigozi, Imana idukubitira amagine, Imana idukuraho abagome, Imana itwicira abarozi. Ariko niba ubyumvishe tera haleluya. Uyu mugo kwigi bansera shabarozi. Hari ubwo nazamura ukuguru bivanze n'ibinure n'ubunini nkumva ni kugenda, hanyuma nkahita njya ku ruhande ni sekura umuzimu, sekura umuzimu. Nawe jya wisekurira umuzimu, duhe Imana icyubahiro. Najya kubona nkabona ndabyutse biremeye, nkabona ngeze hano biremeye, nkabona mfasha aka mikoro biremeye, duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Reka nongere nkubwire ijambo wibwira, ibwire ngo ariko burya ndi intwari. Ongera wibwirire ijambo rivuga ngo niba hari ikigeragezo ntakwiriye gufatanya n'abantu ngomba kurwana njyenyine, nkaba hari ibyo narwanye bikaba byararangiye amahoro, ndi intwari. Vuga ayo magambo, komeza uyiganirize. Turashimira Imana yaduhaye umwuka wera akaba dufasha mu ntambara zose. Uyu munsi tukaba dusohoka gitore mu bigeragezo. Reka rero nkubwire hamwe n'ibyo yuko Uwiteka Imana ihora ibihe byose yagutekerejeho, yahagurutswe no kuza kuguhorera. Birashoboka yuko ibyo wari uri kurwana nabyo byari ibintu byinshi bitandukanye, birimo uruvangitirane rw'abantu, abantu barakuriye bakoresheje izindi mbaraga, cyangwa se harimo ibisekuru bigenda bigukurikirana, hari ibintu uri kugenda urwaza bikanga gufatika. Uyu ni umugoroba w'umugisha, wumva ko Uwiteka avuze Imana izanye guhora gukomeye. Burya Imana igihora, Imana igihora. No mu mirimo yazanye Yesu nyuma yo gutangaza umwaka w'imbabazi, hasi uze kuhasoma, haba muri Yesaya ndetse no muri Luka kanuze kuhasoma, harimo ngo umunsi azahora iki?
hari igihe sinzi niba we byarakubayeho, niba bitarakubayeho uzamura ikiganza baravuga ngo Imana ishimwe n'ibyambayeho ugire gutya. Hari igihe ujya ugira ngo noneho shitani ntazi ko hari undi muntu ubaho, ukagira ngo hari igihe nigeze guhamagara inshuti yanjye nubige ibiseka cyane, ndamubwira nese nyirakana nti we Satani yakugezeho, ati cyore, ati kutanga amatangazo ya Satani ni nge ndabona headquarter yose ari nge, ngira ngo nahandi hagabwa ibitero. Ese nawe byigeze byakubaho ikibazo kigahamagara ikindi, nyirasenge w'ikibazo akahamagara mubyara wacyo, agahamagara murumuna wacyo, agahamagara wonkra, agahamagara pare, ibibazo bikakwirundaho, ariko wajya kubona ukabona nanone bikuvuyeho burundu, ntumenye uko bigenze. Imana yacu irihagije, ifite imbaraga zo kugukura mu kaga. Niko Zaburi yaravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Imana imukiza muri byose. Reka nkubwire wowe uri kugeragezwa, hari igihe bizarangira. Mu nkundire ntimukandambire ngo vuze ibi, ntabwo ari ukutwanganaga, si ukutwambaraga, si ukutwasaga. Si ukutwari tumeze. Hari igihe twicaraga haba imbere haba inyuma haba hagati ntibamenye ko wahageze, ariko ubu mu materaniro nakicara hose, niyo nakicara hanze y'uruse byamenyekana ko Esteri yaha. Ariko hari igihe niyo wari kuntereka ku gatute batari kumenya ko mpari. Ndabeshye se? Ndiwe ndabeshye? Mwiceceke, ngewe nazanyira ijambo Imana yambwiye ngo umbwirire iteraniro ko nje guhora, nje gukubita babiraseho, nje gucuranura ibyayicuramye, nje gukubita abarozi babagendaho, nje kuvuguruza imigambi y'incakura, nje gukuraho ya magambo babavuze, nje kuvuguruza imigambi y'abantu, nje gukuraho ubushomeri bwigize karande, nje gukuraho uko kwambara ubusa, nje gukuraho iyo nzara, nje gukuraho ubwo bukene, nje gukuraho icyo gisuzuguriro, nje gukuraho ni amina. Haguruka ugira gutya ngo amina, 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 amina. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Abasimu bashye bakuveho, ntago ari wowe uzahora utyo. Hari akazi kagukwiriye. Erega n'abatagira diplome bakora akazi k'amasuku cyangwa bagacuruza mu masoko, ariko bakabona salary. Tera haleluya yuko Imana iguhaye akazi. Haleluya. Abantu badafite diplome bakora bangana iki? Jye nasenganye n'abantu turi aho dufite diplome twicaranye, umuntu umwe Imana ikajya imubwira ngo nguhaye akazi. Atamubwira ko se Imana irivuga ngo guhaye akazi, ubu jya wumva hari akazi ushoboye ngo tugasengere. Ati njya numva nashaka ibintu binaniza. None se kutize utarageze mu ishuri nkatwe ngo bye buruzi Agafaransa, Akongereza wiyadabuta, nta n'Agaswahili uzi nk'abandi banyamujyi. Nk'ubu nkanjye Igiswahili nakishijwe no kuvuka mu mujyi. Ibintu byo kwirwanaho. Akambwa ati nanjye sinzi iyo bizava. Turategereje nyuma y'imyaka 6 dusenga. Umuntu umwe atanga itangazo nari naritanze ahandi mu rusengero aho twasengeraga. Ati ndashaka hano amateraniro arangira umuntu
umukobwa imyaka ariko akaba ari myinshi irenga 30, avuga imyaka nta kindi tugendeyeho n'imyaka irenga 30, kandi bibaye byiza yaba ari umuntu wibana ufite n'abandi bantu arera ko turashaka no kumufasha akaza muri Croix Rouge tukamuha akazi. Amateraniro arangiye bisanga niwe bwa bufindo bw'Uwiteka bukozeho, ahita agenda Croix Rouge itumuha akazi, ahita atangira guhembwa iry'itanu. Nkajya mubwira ko se ukora iki, ati nshomeka keto ngashyushyama nkayasuka mu materamusi, nkafata utuntu nkashyiramo nido, nkafata bazita ngo tea bag, nkafite n'akandi kamashini ka kafe nkacomekera ba kafe, nkajya ngenda nkomanga kuri biro mbabwira ngo nshobora kubazanira icyayi, nkakibashyira. Ati hariho n'abambwira ngo oya turi kurogera, ati bamfanye nakumba mba nicayemo nirirwa nisiga fondote gusa. Murahari cyangwa mwataye? Icyo gihe atangira guhembwa nge n'umushomeri. Nkajya ngana ni no c'est pas possible. Ntago bakubaza good morning, how are you, what do you do? Atereka ibyo ngibyo. Yemwe Imana ije guhora abashomeri bariya, Imana irabishoboye, yibitse imbaraga zo kuguhuza n'ibyawe byagiye kure yawe. Irabizi impamvu utize, irabizi ibibazo wagize byatumye utiga. Ntagwihishwa icyagusigaje inyuma kigatuma utiga segondere, Imana irakizi. Icyagusigaje inyuma kigatuma utarangiza primaire, Imana irakizi. Icyatumye uwo mwuga wanga, irakizi. Pokea katika jina la Yesu. Haleluya. Biblia yavuze ngo, haleluya, mutyaze imyambi, mufate intwaro, haleluya, kuko ngewe Uwiteka, amen, nahagurukiye umwami w'i Babuloni ngo kandi ndakoresha Abamedi. Baba Abamedi baba Babuloni bose ntago bari amoko y'Imana, ariko Imana yo mu ijuru yibitsemo imbaraga zo gukoresha n'abarwanya Imana kugira ngo ubone umugisha, zo gukoresha n'abakatolike kugira ngo ubone umugisha, zo gukoresha n'ababeshya kugira ngo ubone umugisha, ikakubita hasi izo mbaraga ikagusingiriza ibyawe, ahubwo ukabashyira ubutumwa bwiza. Tera haleluya niba ubyumvise. Haleluya. Imana yakoresheje bakuru. Biri jambo ry'Imana ravuga ngo muri Yesaya 45 uze kuhasoma, aravuga ngo ndaguhamagaye mu izina Kuro we, nubwo utigeze kumenya, nubwo utigeze. Imana yibitsemo imbaraga, wikomeza kuduhanga amaso twabari mu rusengero, ifite imbaraga zo gukoresha n'abatizi amarembo y'uru. Haleluya. Ahubwo ukababera iki? Inzira bakazaza mu rusengero. Erega twaragusuzuguye, nawe urisuzugura, ariko Imana irakubaha. Erega nawe uri umuvuga butumwa, burizi ko wagenda ugakoropa neza, abantu bagahita bakubwira bati ku cyumweru rusengero he tuzaze. Ese waruzi ko wagenda ugakuba amasafuriya neza, Imana ikabikoreramo? Mbabarira wibwire ngo nanjye ntyaje imyambi, mfashe intwaro yanjye. Intwaro yawe nagakiza, intwaro yawe n'amasengesho. Nta kindi ufite, nta gishoro ufite. So niyaguteganyirije, nyoko niyaguteganyirije. Nkunda kubisetsa abantu, hari umuntu uvuka wewe ngewe hariho n'imiryango njyanyamo nkaseka nkatagangara nkavuga ariko Mana ushimwe ko ujya unyereka ibyiza gusa. Kumva nk'umumera arakubwiye ati Gifaru, bakunda kugeta Gifaru, udataha ntakweretse amapartement nubakiye abana banje, kandi abo bana yubakira amapartement bafite amazu
ku buryo uba wicaranye n'umumere, umwana we yajya gucaho akagusuza ukajya ubona uruhu rurera, umutima urafubagana. Ni umwana nyine sibyo wavukiye ahantu kekwepa, si byose yarateganyiri. Naho twebwe twavutse bibaza imboga n'uburi bakabyibariza rimwe, ntibafite imboga ntibafite uburisho amemuta bakabyibariza rimwe. ukabyuka inyamu zirya kuri Noheli. Nigeze kwigisha abakira ahantu bantumiye, mbigisha rya jambo riri muri Zaburi rivuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira iby'imirimo wabakoze. Nguramburira iki? Ndangije mbaza abo bakire bose, nari ndi hagati yabo, mbaza abo bakire, niko ninde muri mwebwe wambaye inkweto kuri Noheli? Sanga ni hafi yabo. Ninde muri mwebwe wajyaga arya umuceri kuri Noheli? Sanga ni hafi ya. Abyumvise? Reka mbabwire bene da, natwe wasanga ari uko bimeze. Bamwe bambaraga inkweto, inyamba bakazirya ku munsi w'isoko, si byose? Isoko ryaremye. Ngo abaremaga iryo soko ngo barabaki? Umunyu bakawugura rimwe mu cyo, warunga umunyu ushyizemo mwinshi, mera akagukanurira, pera akagukanurira ati uramenye uyu munyu nushira, sinshaka ko mubunga mu baturanyi, muzabiriraho. Ndabeshya se? None murumva igishoro cyacu ni Kristo. Ntabwo baduteganyirije, ntibamenye ko tuzahura n'ibibazo, ntibamenye ko tuzagera muri situation nk'iyi ngiyi. Nta nubwo nabo ntacyo bari bafite, nta wabarenganya, ariko warakijijwe, wamenye Yesu. Ikomeze kuri Kristo, ikomeze kuri Kristo. Ntacyo bivuze no mata, ntacyo bivuze, ntacyo bivuze, ntacyo bivuze. Ça ne fait rien, 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 rien. Ntacyo bivuze, ntacyo bivuze, ntacyo bivuye, ntacyo bisobanura, ntacyo bishaka. Ni zeru n'umwana wayo. Ça ne fait rien. Igikuru nuko wakijijwe. Ariko mu nzu y'Imana niho mumenyera ibintu byose. Vuga ngo ça ne fait rien. Bisobanuye ngo ntacyo bivuze, ntacyo bikoze, ntacyo bikoze kuba bataragufushyiriho akantu k'agakonte ko kugusevingira. Haleluya. Ntacyo bivuze uyu munsi kuba warashyingiwe ntibagwe kado y'ikibanza, n'inka bagusezeranije zari amagambo nawe wayisohoje. Hako mwabantu mujye musezeranye nka kubukwe, namwe mujye musezeranya wenda muvuga ngo dufite igice tuzamuha senkane, cyangwa se mubyihorere. Uzi ko mu makwe bajye bavuga inka ukavuga uti umuntu abonye urwuri, ngo naho nukuryoshya ubukwe we rwacitse nambutse ariko njye no mu bukwe bwanjye ntawaje kuburyoshya. Nterera haleluya, bwarabaye. Ego mana n'umugabo se ntabwo uzi ko mufite. Hakizima haguruka utere haleluya. Nahaguruka atere haleluya. Aba yaje nawe, yajemo nuriya. Cyuma cy'indege mwamubonye? Munacheza mwewe. Cyazi imyambi kwa Kristo basizwe niho dusingirira. Ibyagucanze bicanyukira kwa Kristo, ibyanze byemerera hano. Ntibyari byaraducanze se, byaratuvanze. Barambwiye ngo mvuze igishuba zikomba mbakomerekeje, ariko njye nabaye cy'imyaka 10. Noneho mu Kirundi nari babajije barambwiye ngo ni kigaruka muhira, insubira muhira, ngo ni igisubira he? Sha umva sha, aho wavuye ugasu nugukubita ka wizro. Kandi nabonye niyo uva mu nzijya mu yindi ni karekare. Uzi ko nta muntu ukubona nk'utaracanganyikiwe.
erega ubushenyi umuhana basaza bawe basohokeragamo, bene wanyu bazagamo, ukabacumbira agatsima, ukagaruka kuza wanduranya rero. Kandi ikintu cyose bakoze niyo cyaba cyiza, wowe ubona ari kibi. Turashimira Imana ariko ijya igarura ibyo Satani yanyaze. Imana rero iravuze mu ijambo ngo mwebwe nimutyaze gusa imyambi, nimurangiza haleluya mutore n'intwaro. Imana irabashakaho iki? Irashaka yuko muhagarara nk'abakirisito. Haleluya. Irashaka yuko bya byaha bikwizingiraho ari byo mutwaro wa mbere usengera bikakuvaho mu izina rya Yesu. Icyifuzo cya mbere ukwiye kugira ni icyaha kikwizingiraho vuba ukagisengera, iyo gasiya ikabanza ikakuvaho. Nimara kukuvaho intwaro wambaye zizakunyuza aho Satakunyujije. Natekereje kuri iriya korasi Fabrice yaririmbye ngo urantangaza, ukura abantu muri puberi. Abantu baryaga ibiryo byo mu bishingwe uyu munsi ni ba patron. Ni ba patron. Ariko shabone rero narabona bakunze baze kuba ba patron. Uzumu umva barabyenjoyinga abantu nk'abantu bari bamaye ibobo maze bagahabwa udututi. Uzakurikirana urebe ugira ngo ni nk'ibi byanyuse abahagarara ku dututi mwa muraho mwitinya. Hoya umva arakanura se akababwira ati gena ari mayi none ubu ngubu mumveho, akababwira kandi ubwongo bw'injijuke ziba zicaye, abadokiteri baba bicaye, akanabahagurutsa ati muhaguruke muterera rura 7 vuba bagahaguruka bakazitera ati mwicare niko mvuze muheshe Imana icyubahiro mutazamura amaboko, akabakoresha tro. Haleluya. Iyo Mana irabishoboye. Iravuga ngo rero nimumara gutyaza imyambi yanyu no gufata za ntwaro zanyu ngo muhagaze, ngewe mfasha umwami w'Ubumedi. Nukuvuga ngo from nowhere, aho udashobora gutekereza, icyo udashobora kumenya, ikintu udashobora kwibaza, from nowhere nicyo bivuze. Ngiye gukoresha umwami w'Abamedi, ngiye gukoresha imbaraga. Ntago mubizi imbaraga z'Abamedi n'Abaperesi ntimuzi ko arizo zafashe Daniel. None uvuga ngo Satani agiye kurwanya Satani, bivuga gutyo kugira ngo mubyo ubwami bwagomeye Imana n'ubundi bugiye kurwanya ubwami bwagomeye Imana. Bivuze ngo Imana yibitsemo ubushobozi, ifite ibyo yakora, ifite inzira ibihumbi yacitsamo ngo igutabare. Irangije iravuga ngo ibyo bintu nzabikorera iki? Nzabikorera kugira ngo mpore urusengero rwanjye rwera Babiloni yangije. Eragura urusengero rw'Imana. Paulo yanditse mu Bakorinto yaravuze ngo nimumenye yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uba muri mwe. Ngewe Ngabire ni urusengero rw'ukuri rw'Uwiteka. Turaza mu mwanya kubaka inzu y'Imana. Iyi ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. Iyi ni inzu tuzacuza gusengeramo, ariko urusengero propre ni ngewe ni wowe. Iyo dutunganije neza Imana iduturamo, Imana ikatubamo, Imana ikatwuzuramo, igahabwa icyubahiro mu mpera Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ije guhorera ayo maguru yawe bateze ibyo bihato ukaba utabasha gukandagira. Imana ije guhorera ayo maboko yawe baziritse ngo udakora. Imana ije guhorera abo bana bawe batagira ubwenge mu ishuri. Imana ije kuguhorera. Uwiteka Imana yantumye ngo mubwire ngo afite ishyaka ryo guhorera urusengero rwe. Haleluya. Baragututse sha si byose, ariko buriya ryari igihe uturimbo twatowe tujya tumfasha cyane, ariko twinshi sinumwe warababaye urihangana si byose. Ako nuko kavuga mukomeze se numve uranatukwa baguhinduye nk'umusazi, umusazi uri igitaramo azaga barongera
ko Imana ijya kugira gute ibikugora n'ibizaba nibyo n'abakurwanya ariko Imana niyivuganye nawe uramenye nibitari ibyo yarabikoze ntushidikanye nibitari ibyo igihora igihora baragusuzuguye irareba ariko igihora baraguhuhera bakarara hejuru y'inzu yawe bakihindura injango bakihindura imbeba bakagusiga icyangiro bakagufatira umva uko Imana ivuze uyu mugoroba ije kugukubitira abo banyagwa ije kubaburizamo imigambi yabo ize kuyica Uwiteka aravuze ngo uruzingo niyo rwaba rumaze imyaka 50 Imana ije kurukuraho ayo mashyiga bagushyizeho Imana ije kuyagukuraho ako gahinda wagendanaga kararangira muri uyu mugoroba hari imbaraga z'Imana ikora ibitangaza Mana yaje guhorera urusengero rwayo uwo mutwe uhora usadutse Imana yahagurutse ku bwaho ayo maboko uhora wumva atari wowe uyafite ataguteyeho Imana ije kuyahorera ije gukubita abantu baza bagafata ayo maboko bya bindi bibatikura ahangaha bimwe bikabasogota mu mutima ibindi bakabafata mu ijosi bamwe mukagenda munamye Imana ije gukubita ayo maboko natangazaga ubutumwa Imana yampaye urakubiswe wa murozi we aho uri wose muri Kigali ubyumve bwirijwe ry'umwuka rivuga Imana iraguteye wa mupfumu Imana iraguteye niyo waba uri Tanzania Imana iraguteye niyo waba uri Zanzibar Imana iraguteye niyo waba muri East Africa Imana iraguteye waba uri Kongo Imana iraguteye wa mugome w'Imana iraguteye Imana iraguteye imbaraga zawe zose Imana irazikwambuye ubwo bukwe wishe Imana irabugaruye tugiye gushyingira hano hari n'abantu tugiye kujya twakira dushyingira mu izina rya Yesu kubera ko ahangaha niho basubirijwe mu cyumba cyo kuwa kane Imana iri kumbwira ngo tugiye kujya turangiza amateraniro twakira abantu hano mwitegure Imana irambwiye ngo intebe twahagurukijweho n'abantu tuzicayeho batabizi bagiye kuzajya kubona batubona turi mu nama erega inama batumira ka SMS bakavuga ngo utumiwe mu nama aha tuzajya duhurirayo mu manama twicara avuga ngo nawe urahari ujye umubwira ngo nanjye ndahari yes I'm here nanjye ndaha uhita ufata akaboto k'amazi kandi mujye mukunda kuba mufite amazi uhita ubimanuza haleluya mwambere Imana icyubahiro muri kumva neza ijambo ry'Imana mwaryumvise cyane hari abahise basoma ku mazi cyahinduka amaraso ya Yesu muhite mukira ibyo mufite byose byari byabateye mujye mugenda na kaboto k'amazi baratuzengereje banyakubona Imana baratuzengereje baraduhiritse baduhirikira ku ntebe Imana yadushyizeho badukuraho barazicurukura bazicaraho ariko Imana yambwiye ngo ije kuzibahagurutsaho twongere tuzicareho ndavuga uko nategetswe Imana izanye amahoro menshi Uwiteka umwami w'amahoro Yesu Kristo umwami wa Shalom azanye Shalom mu buzima bwawe azanye Shalom mu buzima bwawe azanye amahoro mu buzima bwawe mbabarira huru haguruka utere haleluya uhagaze wakira amahoro y'Imana haguruka wakira amahoro y'Imana haguruka wakira amahoro y'Imana umva uko ijambo ry'Imana riravuze ngo amahoro y'Imana atashyi wawe agakiza k'Imana gatashyi wawe abantu b'ababyeyi bari
bari hano bari bafite abana badakijijwe, Imana ibanyeretse mufatana amaboko muzana hano mu rusengero. Uwiteka Imana itanze agakiza, nimwumva uko ijambo ry'Imana rivuze. Ayo maboko yabafasha arabarekuye. Imana ije gukubita ayo maboko yagufatiye umwana. Imana ije gukubita ayo maboko yagufatiye umwana. Umwana wawe w'umukobwa yariyandaritse, hari amaboko yamufashe, Imana ije kuyakubita. Umwana w'umuhungu yagiye mu rumogi, hari abamujyanyeho, hari abamuhuhereye. Ibyo bihuherano bisubiye kwa bene byo. Gira utyo uvuge ngo bisubiye kwa bene byo. Ngiye bampaye akazi kandi ntago nshobora kwica igihe ko mutazana ibiseke. Ngiye ibintu byose ndabikora uko nyobowe. Muzana ibiseke by'inyubako. Haleluya. Murakonje. Mvangira amavuta ngejewe nayasenge mba nasenze. Muzana inyubako hano mbwiriza. Haleluya. Mugire vuba vuba muzana inyubako. Ibyamomo turabivuga nyuma. Nimbe mufatira iryo turo. Mundebe hano. Sibyo? None turo ry'uyu munsi uraritanga uri muri sekuru muzimu. Ubukene sekuru muzimu. Winzara sekuru muzimu. Kandi nukajya kubita umuzimu ngo umurekeraho. Ujye tugira ute? Umusubiza inyu. Unduje nawe. Mugire vuba rero. Haleluya. Iyo bababwira kubaka inzu mujye munacayo. Muzajya musanga ayo mwatanze hari icyo yageze ate. Abantu nibemerewe kunyurayo bagahagarara. Ntimwemerewe. Muremerewe mujye munacayo. Mwese n'amatorero musengeramo ntago bibujijwe iriya ni inzu umushumba wacu ayitiyo kwa Mana. Nimugire vuba rero kugira ngo mpanure uko ntegetswe. Ntago muzi ko hari cyanditswe kindi naravugaho. Nimugire vuba rwose we. Tugomba kuba dushoje mukanya. Yesu we. Mugire vuba vuba cyane vuba vuba. Cyane Imana yaje kuguhorera sha. Dore igihe bakwihereye sekuru umuzimu. Uri kuzana usekuru umuzimu? Haleluya. Mugira vuba vuba. Mugira vuba vuba muza mukandagira abo bazimu. Ntago uzabiwanyuse. Ntuzi kabutindizi wanyu. Ntuzi kugoye iwawe. Ngwino wirukanka usekuru umuzimu. Gira vuba vuba gira vuba vuba usekuru umuzimu. Sekuru umuzimu Imana yaje kuguhorera. Lebini fole gare dry sutaine. Enezide umuntu wari ufite umutwe umumereye nabi umaraze iminsi Imana igukijije uburwayi bw'umutwe. Abantu bahereye hano mu gitondo baje kare batangiye kare basenga muzamuye amaboko. Muzamura amaboko. Abantu batangiranye n'iki cyumba mu gitondo nimwumva uko Uwiteka avuze. Imana iramwenga igushije imvura. Lebini fine men ku bantu bubaye amateraniro bakayazamo rwose hakiri kare. Nimwakira iyo mvura muterana haleluya. Muri kusekura sekura mama. Sekura umuzimo. Delibene fine silekir. Haleluya. Haleluya. Umva uko Bibiliya yivuze mutura. Umva uko Bibiliya yivuze. Yavuze ngo igitumye mbabwira ibyo. Haleluya. Nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Erega buriya nubwo abantu birirwa bavuga ngo ukijijwe ute umwuka wera araguhamiriza urakijijwe. Haleluya. Hari ubwo nawe ugira intege nke amajwi y'abadayimoni akagura ngo nureba ngo nta kigenda cyawe nta gakiza kawe. Umwana w'Imana ashobora kunyerera ariko twebwe ntago tuba mu byaha. Ntago turi nk'ifi iba mu mazi. Turi abana b'Imana. Ifi iyo uyikuye mu mazi ihita ipfa. Niko n'umuntu w'umukristo iyo umukuye muri Kristo ahitagira ate ahita apfa. Ariko birashoboka yuko ushobora kugira intege nke. Ntago nzifavorije nta nubwo dukwiriye gukora ibyaha ngo ubuntu busage. Ariko kuba uyu munsi wagira intege nke ntibikuyeho kuri umwana w'Imana. Umva uko Paulo yavuze
yavuze ngo kubera yuko ibi bintu bibandikiye ngo kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose nicyo gitumye mbishimira. Erega uyu si Pawulo, haleluya, n'imbaraga n'umwuka w'abahanuzi byabaga biturutse ku Mana. Reka nkubwire Imana irakwishimiye, yishimiye ko waretse amahane, yishimiye ko nuko bari kugutoteza hari ibyaha wateye umugongo, yishimiye yuko uba wiyirije, yishimiye imirimo ugira ute uyikorera. Niba ubyumvise komera Imana mu mashyi. Erega umuntu atera intambwe Imana ikabimenya. Haleluya, merci. Erega umuntu agira ate? Mwabyumvise ukuntu Imana ivuze mu ijambo aravuga ngo igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose nicyo gitumye mbishimira. Ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukababaswa mu bibi. Haleluya. Intambwe wateye mu gakiza nayo Imana irakwa pressure, sibyo? Urabizi hari ukuntu dutamika abana bacu ibiryo yamira adakunda kurya ukavuga uti bravo kugira ngo ambire, si byose ukabona nibimanutse, wabona biramaritse ukavuga uti bravo. Nawe hari ubwo Imana iguha bravo iyo wanze gusubiza uwagututse guha bravo, iyo wabariye umwanzi wawe Imana iguha bravo. Ijambo ry'Imana rero riravuze ngo hari icyo Imana yishimira kuri wowe. Hanyuma rero ngo bigeretse kuri ibyo Imana Nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Imana ije gusya shitani munsi y'ibirenge byawe bigize gute? Abakorera kuri momo ni muhaguruke tugiye kuwusekura duhagaze. Muhaguruke umuntu ufite amafaranga kuri telefone adafite ikibazo. Aho ngiye nyubako yangira imwaho ariko reka ntangiye hano hari icyo mafaranga yose zana naho ngaho dushyiremo. Nabonye uhagaze hano imbere atanga double mafaranga se ko arimo kashe ziri. Haleluya, byanirasha, amena. Muhaguruke abantu bagiye gukoresha telefone, abantu bafite amafaranga kuri momo bagiye gutanga inyubako kuri telefone. Muhaguruke, muretse kuyatanga, muhaguruke. Ego sha haguruka uvuga uti sekura umuzimu. Ko mbona mudakora? Ariko Mana yanjye mujya mwanga ibikorwa byo kwizera kandi ibi bikorwa bigira bite? Mwarimu nimwumvise ko yababwiye abateye haleluya bagakira. Tubane mu mavuta. Uriya mugabo uri inyuma Imana ikurinze kuryama, ni wowe ukebutse gutya ugasinzira ugapfa. Imana ya Isirayeli kongereye iyindi myaka myinshi yo kubaho. Ari inyuma ya Claire nuri uzamuye amaboko. Ni mu muterere haleluya ko tuzakomeza kubona isura. Mwageze ahantu hari ibintu by'imibare? Niho mwageze mukubita ikirenge muti sekura umuzimu. Sekura umuzimu, sekura umuzimu w'umurozi, sekura umuzimu w'ubukene, sekura umuzimu w'inzara, sekura umuzimu, sekura umuzimu. Taliban fire. Haleluya. Akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri mutatanga se mukavuyo tukumva n'ukuntu bivuga, sibyo? Ni 07 nibyo 079 156 aya ariyo yose wateguye guha Imana, sibyo? Ni Imana wasi umuntu izayo ufite kandi hagacira ibyo uyihaye, nta nubwo ushobora no kukigaya. Akira imbaraga awuhagaze zo kunesha ababisha bawe. Muhaguruke ndashoje. Imana Nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bigize bite? Niyo mpamvu nababwiye ngo musekure umuzimu nuko mukoresha iki? Ibirenge. Kandi ijambo twasomye riravuga ngo izamenagurira shitani munsi y'ibirenge byacu. Haleluya. Ntago mushaka gutaha nkomeze mbwirize. Kandi bidashoboka. Ntago bishoboka. Itorero ni umubyeyi riba ryarabageneye igihe mugomba gusenga n'igihe mugomba kujya kurya.
nubwo batoherezaho ibyo murya ariko mu izina rya Yesu nohereje ibiryo. Nimutaha murye neza wa, ntago ari ugupfa kurya, murye neza mu izina rya Yesu. Babantu bakumbuye guhaha utuntu tukiri dushyashya batari bujye mu isoko ngo barebe ibyarangiye, bazamura ikiganza natura ijambo gusa. Hari ukuntu ujya mu isoko ukareba ibijumba byashaje kuko niyo mafaranga ufite, ukareba igitoki kigize niyo mafaranga ufite, ugashaka ugafata intoryi zahishijemo kuko baraguha nyinshi, ukareba inyanya z'ibimene kubera ko nizo ukumbuye guhaha ibintu bishya. Natura ijambo, natura ijambo, natura ibijambo, natura ijambo. Zamura cyane ngiye kwatura ijambo uhereye nonaha. Aba bantu ntibongere guhaha ibishaje, nibabona ibishya mu izina rya Yesu. Komera Imana mu mashyi. Haleluya. Uri umushomeri natura ijambo. Ninde mushomeri uri hano ngo natura ijambo? Bibiri ijambo riravuga ngo umuntu udakora nakarye, umuntu ukeneye akazi natura ijambo. Rambura ikiganza, rambura ikiganza. Uyu ni umugoroba wawe wo gusingira akazi mu buryo bw'umwuka, ugatangira kujya ugenda ufite akazi. Ntago bivuze ngo diplome, ntago bivuze ngo ishuri. Niba wiyumvamo imbaraga zo gukora ukaba warasigajwe inyuma n'ibibazo ukaba nta diplome ufite, hari akazi Imana yaguha. Niba ufite diplome zawe zitwikurwe, niba hari ubumenyi ufite nk'umwuga nabwo buhabwa agaciro. Rambura, ndashaka kugusabira akazi uyu mugoroba ku wa kane, ukubera umugoroba w'impinduka, ukubera umugoroba wo kubohoka. Haleluya. Akira akazi mu izina rya Yesu, akira guhamagarwa mu izina rya Yesu, akira gushakishwa mu izina rya Yesu. Niba gushakishe bande bafite inzu zishaje bashaka ko zisanwa, shaka igisenge gishya, urashaka amabata, ariko Mana nanga inziva. Muri kubyumva? Sinzi ikibazo, sinzi agatoroma nshobora kuba mfite. Nanga inziva mu kuri kose. Oh my God. Nanga inzu, nyiri inzu nkodesheje ntago nyagira ntaho ikibazo, ariko iyo mbonye agatonyanga kavuye hejuru kakangwira mu nzu, ndavuga sintuze nkuko ndi kuvuga mbwiriza. Nanga inziva. Hano hari abantu barara mu nzu ziva, hari abantu bafite inzu bashaka ko zisanwa. Rambura, ndiho ndabona hano ibikoresho bicicikana, ndabona amabati mashya, ndabona amaparafo, ndabona amaparafo. Akira, akira, akira wibisuzuguza, akira, akira, akira ibintu bishya, akira ibintu bishya. Ndabona inzu zimenagurika bariho bashyiramo amakaro. Akira gusanirwa inzu, akira gusanirwa inzu. Imana yo mu ijuru iguhaye gusanirwa inzu, nta nubwo baguhagaze hejuru. Imana iguhaye icyangombwa, Imana irayigusaniye. Reka nkubwire nonaha, ituza mu mazu abatagira shinge na rugero, igusaniye inzu. Tera haleluya. Ibishaje gira gutya, siko ijambo ryavuze. Abaroma ibice 16, vuga vuga, subiramo. Abaroma ibice 16 umurongo wa 20. Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanjye bidatinze. Nuko rero wa bintu we byose bishaje ngushyize munsi y'ibirenge byanjye. Wa buriri bwawe bushaje, wa masahane washaje, wa ntebe we zishaje, wa myenda wishaje, ngushyize munsi y'ibirenge byawe. Komera, komera, gira amaguru cyane, gira amaguru cyane, gira amaguru cyane. Imyenda ishaje ngishyize munsi y'ibirenge byawe, ibintu bishaje bishyize munsi y'ibirenge byawe, izo matera zishaje ngishyize munsi y'ibirenge byawe. Agasuzuguro k'abazimu kagakuyeho, ibyo bintu bimeze nk'ibyacikaguritse bikuye muri iri teraniro. Imyenda ishaje ngishyize munsi y'ibirenge byawe, inkweto zishaje ngishyize munsi y'ibirenge byawe. Hari ubwo wigeze wumva Imana ivuga ngo dore ngiye kurema ikintu gishaje kigiye kwaduka? Kuva mu isezerano rya kera iravuga ngo ngiye kurema ikintu. N'iyi soza Bibiliya iravuga ngo mbona ijuru, ngo kuko ibya mbere. Haleluya, 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 haleluya.
ngo ndarema ijuru rishya n'isi, kuko ibya mbere birangiye. Ibya mbere byose ndabishoje mu izina rya Yesu. Ndabishoje nk'umuhanuzi mu izina rya Yesu. Nawe byakire. Abayisiraheli bamnesha Abamidiyani bararirimbye ngo kuwiteka na Gideyoni, kubw'Uwiteka na Gideyoni, kubw'Uwiteka na Gideyoni. Nanjye ndabisheje nk'umuhanuzi kubw'Uwiteka na Ngabire Esiteri. Nsenya ibyo bintu byari bikuriho, mpagaze ndijwi ry'umuhanuzi. Naje kuguhanurira uyu munsi, ayo maguru uhita uyakira, uwo mugongo uhita uwukira, iyo nda yazibye nizibuke, ako gahinda nikarangire, iyo nzara nirangire, abo bana biga nabi ntibazongere kwiga nabi. Akira minerivare muri iri teraniro, Imana iyiguhe avance, iyiguhe mbere, abana batarajya ku ishuri. Taraharuye niba ubyakiriye, akira guhindurirwa amashuri kw'abana, akira ubuzima. Beneda, nimuze kuwa kane, Imana igiye guturitsa ibintu bimeze nk'ibibisiri mwisiba. Haleluya. Urumva ngewe mbananje guca mu gushakisha, ariko umutima wanjye uburiha, ariko mwisiba Imana igiye gukora ibitangaza, ibintu bigiye guturika bimeze nk'ibibisiri. Ndiho ndabona ahangaha abamarayika bakora ku mabere y'abagore, abari bafite imisonga mu mabere irashize mu izina rya Yesu. Ndabona abantu bari bariho bagenda bameze nk'abahuma, Imana ibakijije amaso. Hari abantu bari barwaye amaso batererejwe n'abarozi, bari bagenda barahuma. Imana irambwiye ngo dore abarozi baratsinzwe, reba mu izina rya Yesu. Hari abantu baribwaga mu nda, atari n'igihe cy'imihango bakaribwa. Imana ivuye uburwayi bwo mu nda. Akira igitangaza cyawe uyu mugoroba. Hari imbaraga zikiza, hari imbaraga zibohora. Hari umuntu famiye ye yanze, yamaze gutera umugongo, Imana irambwiye ngo barakugarukiye. Hari abantu bari baragusibye, barakugarukiye. Imana yo mu ijuru irambwiye ugiye kongera guhamagarwa. Ngaho mpera icyubahiro Imana. Haleluya. Ongera umpera Imana icyubahiro, ongera umpera Imana icyubahiro. Ngaho tera haleluya, haleluya. Ngwino sente, turashoje. Imana ijya kundema tigusoza, nawe yabanje kubaza. Reba uwo mugenzi wawe ariko muyiganireho, yabikoze nk'uko ibi, uwo muntu kumutinye uko yari. Mubwire igihe nari ntawaruzi. Yego uko nzabaho byari banga y'Uwiteka, Imana ihoraho iminsi. Imana ifite mu kiganza izi ibyo yibwira kutugirire. Muri kuririmba intege nke, mushyiremo akabaraga. Halo iminsi. Mukoreho mubwire. Oya muganire. Izi ibyo yibwira nje kungiri ejo hazaza habeza. Yandemeye umunsi wo kuvuka. Yego ishyiriraho n'umunsi wo gupfa. Yandemeye igihe cyo kubiba, ishyiraho igihe cy'isarura. Yangeneye umunsi wo kuvuka, subiramo. Yangeneye umunsi wo kuvuka, ishyiriraho n'umunsi wo gupfa. Yangeneye ishyiraho igihe cy'isarura. Ntabwo uhora ubiba iyo ubuzima bukunaniye. Inshuti zose zigushizeho, inshuti zose humura. Imana ikura ku cyavu, uzicarana n'abakomeye. Iyo ubuzima bukunaniye, inshuti zose zigushizeho.
Yesu, cheza mu Yesu. Izi ibyo yibwira, Mana Data wa twese, iyi ndirimbo nyituye iteraniro, abera bose ubagirire neza, abateranye ubahe umugisha, ababyifuje ntibabibone ubagirire neza, itorero ryacu rizamure, uru rusengero rushaho kurwubaka, abayobozi b'iki cyumba bakomereza amaboko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mvugira amena, yivuge cyane amena. Vuga amena karindwi, amena karindwi, amena karindwi.